nongeye gusuza woteze amatwi ikiganiro isoko y'ibyanditswe. Ngiye ugusuhuza nitwa Engineer Juventus muhaye ikaze. Ubushize murabyibuka ko tugeze ku murongo wa 8 aho twari turimo tuganira ko isanzure ijuru niki. Ngira ngo nagiye mbona commentaire nyinshi, nagiye mbona abambaza ibibazo benshi, abenshi barampamagaye, hari n'abanyandikiye ku email, abenshi nagiye basubiza bambaza bati se koko wagize mu ijuru? Yego nageze mu ijuru, ndagaruka ku isi. Ubwo rero tugiye gukomereza ku murongo wa 9, tuzabona byinshi, tuziga byinshi. Twavuganye ko ari uguya kuri page ya mbere tugakomeza tukazarinda tugerera kuri page nyinshi zishoboka, aho tuziga amateka y'igitabo, tukiga impamvu cyanditswe n'abacyanditse bitewe n'aho bari n'ibyo bari barimo. Aha ndeta ngaruka cyanditswe. Kwandikwa bisobanuye ngo nuko inyandiko yari yaravumbuwe. Ese inyandiko ya mbere bavuga mu mateka yaba yaravumbuwe ryari? Kibaze nanjye nkibaze. Bisobanuye ngo hari ibyo twita ko byanditswe ariko bishobora kuba byarabayeho tradition orale par orale, aho inkuru yavuga ku muntu umwe ijya ku wundi mbere yuko havumburwa inyandiko. Nuko byari bimeze. Ese mbere yuko inyandiko ivumburwa hari ibyanditswe byagiye kwandikwa bifite umwimerere wabyo? Reka dukomereze rero ku murongo wa 9 w'igice cya mbere cy'itangiriro, aho avuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Umurongo wa 10, Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Amazi amaze guteranira hamwe, ahumutse habonetse. Bisobanuye ngo mbere yuko ahumuka haboneka, isi yose yari yuzuyeho amazi gusa. Nk'uko twabonye mu murongo wa 2, koko isi yari amazi gusa. Umwuka yatemberaga hejuru y'umuhengeri. Yego, isi yari amazi gusa. Barongera batubwiye noneho Imana itandukanyije amazi n'ubutaka. Imana ibona ko ari byiza. Bisobanuye ngo ibintu byose yatangiriyeho byari bibi, cyangwa se ibonye icyiza kuruta ikindi, ariko bigaragara ko icyiza n'ikibi byabayeho mbere yuko izi nyandiko zandikwa. Ku murongo wa 11, Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubwo hano ibiti birabonetse. Isi yari ubutaka butagira igiti, butagira ikintu icyo ari cyo cyose kimera. Ubu ikimera cyose ubona ku isi kibayeho. Umurongo wa 12, ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. 13, buragoroba buracya buno munsi wa 3. 14, Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habemo ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho ibimenyetso byo kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiba kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Umurongo wa 17, ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Umurongo wa 18, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Ese wowe usoma igitabo ubundi uracyumva neza cyangwa uragisomerwa? Irema ibiva ngo bitandukanye amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Ku mirongo yabanje twasomye twabonye ko Imana yaremye umucyo n'umwijima, ibona ko umucyo ari mwiza. None kuri uyu murongo tugezeho wa 18, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Ese wowe usoma ibi? Ku murongo wa 14 baratubwiye ngo Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe, iminsi n'imyaka. Hajya tugeze ku munsi wa kangahe dusoma? Yego nibyo urabikoze, mu munsi wa 3. Tumaze kwiga iminsi 3, none Imana nibwo igiye kurema ibitandukanya iminsi, ibizatuma habaho kubara iminsi.
ese nkubaza iminsi yabanje yabayeho yabazwe ite ko tubona ko aribwo nibyo ndi gusoma ni isesengura ndi gusoma nta kindi gitabo nakujyanyemo ni igitabo cyitwa rero turi gusoma iminsi ko yaba yarabazwe kose yakaba yarabazwe nyuma yuko ibi biva biremwa kuko nibyo bitandukanye iminsi n'ibihe n'imyaka kandi umucyo wose ko warabayeho waba waragendeye kuri iki kiva kinini bavuze cy'amanywa gitegeka amanywa kuko baranditse ngo kandi bitegeka amanywa nijoro bitandukanye umucyo n'umwijima Imana ibona ko ari byiza bityo ibi biva byabereye gutandukanya umucyo n'umwijima ariko mwibuke ko mirongo twabanje batubwiye ngo Imana itandukanya umucyo n'umwijima ese bitandukanyije ite ibi biva bitarabaho ko umwanditsi yatubwiye ko ibi biva byabereye kugira gutandukanye umucyo n'umwijima ese usoma ibi nta kintu ubonamo nkurikije ko mbyumva wanditse iyi mirongo ya mbere y'uyu nguyu afite ikibazo kuko yagaragaje ko ibi biva ari byo byakabaye bimenyekanisha iminsi nyamara yaramaze kutubwira umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nyamara ibiva bitarabaho gusa tuzakomeza dusesengure ikiganiro cyo n'isoko byanditswe mu gihe buri cyumweru